Niye mpamvu twinjiye muri iyi nyigisho nuko dushaka gusobanura igishushanyo giherutse kugaragara ku biro bikuru by'umuryango w'abibumbye aho bikorera hariya i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kira gishushanyo tubona ko ari igishushanyo kiri mu bwoko bw'umuryango w'injangwe nini nk'intare, ingwe, tayiga ndetse n'izindi nyamaswa zose ziri muri uriya bwoko bw'injangwe. Kikagira amababa manini cyane, manini pe, amababa ameze nk'ay'igisiga cyitwa ikizo cyangwa se kagoma. Ni ukuvuga ngo mu Cyongereza cyitwa ngo God of Peace and Security of the World, niko cyitwa umurinzi w'amahoro n'umutekano mw'isi. Mu by'ukuri aha ni uburyo bwo gushaka kujijisha abatuye isi. Rero iriya nyamaswa izamuka iva mu nyanja ni ubutegetsi bwa gipolitiki butegeka abantu bo mu mahanga yose no mu moko yose no mu ndimi zose n'imiryango yose. Nguko uwo muryango wahawe mu kugahumeka kandi ukicisha batawuramya bose. Uzasanga ari na bimwe bategeka bishobora kugira ingaruka ku bugingo bw'abantu bakaba barimbuka. Na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza ni nabo bashyizemo inkunga ya mbere, n'uyu munsi bagishyiramo inkunga ya mbere kandi nyinshi, kikaba cyarabaye cyitwa umuryango w'ubumwe bw'amahanga SDN. Uyu muryango watangiye utangizwa n'ibihugu bigeze muri 63 kandi nabyo byagiye bigenda bivamo urusorongo, kimwe n'Uburusiya bwavuyemo finally ubwo umutegetsi w'igitugu Hitler w'Umudage yashozaga intambara ya kabiri isi yose muri 39. Iyo twitegereje uyu munsi tubona nka UN ikora nk'aho ari leta yigenga mu isi. N'umuryango w'ubumwe bw'amahanga utangira no kwa rumeze, bafashe ubushobozi bwabo bari bafite bw'ibihugu barabwiyambura babuha uwo muryango. Ni igishushanyo cyabura butegetsi burindwi, bivuga ngo nacyo gifite imitwe 7 n'amahembe 10. Ntabwo ari kiriya gishushanyo tubona hariya ibiro bikuru by'umuryango w'abibumbye bashyizeho gifite amababa nk'ay'ikizu kikaba giteye nk'injangwe. Ahubwo uburyo Imana igaragaza uyu muryango w'ubumwe bw'amahanga n'umuryango w'abibumbye, ntuze papa nituzi ibyo ari kugenda akora. Ntabwo ejo bundi twumvishe ko arimo kwandika ikindi gitabo gisimbura Bibiliya. Yafashe Bibiliya akagaragaza ko ngari igitabo cya kera cyabaye expired, ntabwo gikwiriye kugendana n'igihe duhagazemo muri kinyejana cya 21. Ntose ntabwo muzi ko papa yemeye yuko ubutinganyi bubaho kandi bita byemera. Gusa urumva atari ya Roma igisiribanga isi yose, urumva bwabo nyamaswa budahari. Niba utarigishijwe na coronavirus mu gihe wari ufungiranye ngo umenye ko agakiza kadaturuka mu idini runaka, kadaturuka mu rusengero runaka, kandi atari pasiteri ukaguhesha, ukaba utari kwigishwa n'abandi barimo kuza noneho berekana Bibiliya uburyo amadini yayobeje abantu benshi, sinzi ko hari ikindi kintu kizakwigisha. Kuki Imana igaragaje ubutegetsi bw'abantu nk'inyamaswa? Kuki Imana igaragaje abantu nk'inyamaswa bayoboye ubwo butegetsi? Icyama ubutegetsi bwo mw'isi bukumva ubuhanuzi bwagerageza kwikiza uburyo Imana ibabona. Biba bitangaje no kubona umuntu yica mugenzi we kandi nawe azapfa. Yego uramwihutishije agiye imbere yawe, ariko nawe uzapfa. Nuticwa n'abandi ushaka kwicwa n'impanuka, ushaka kwicwa n'imodoka, ushaka kwicwa n'indwara, ushobora no kuzasitaruka ugahita upfa. Marayika aramubwira ngo nabyo reka mbikubwire. Wumva icyo bivuze mu buhanuzi. Kuvunika kwa ririya hembe bisobanuye ko uriya mwama azapfa. Kuvunika ni ugupfa. Ari wa Alexander yapfa akiri mutoya afite imyaka 31. Hanyuma ari amahembe ane yahise amera aho rivuye. Marayika aramubwiye ngo yandi magambo no kuvuga ngo ihembe mu buryo bwa gihanuzi, ihembe mu buryo bwa gihanuzi risobanura kandi igiye kuzamuka ivi kuzimu ijye kurimbuka. Kuzamuka ivi kuzimu ikajya kurimbuka ni mu buryo bw'umuryango. Marayika arambaza ati niki kigutangaje? Reka nkumenera ibanga ry'uriya mugore n'iry'inyamaswa imuhetse ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Ahangaha ubyumve neza. Marayika agiye gutangira gusobanura iriya nyamaswa neza mu buryo bwumvikana. Iyo nyamaswa ubonye yahozeho nyamara kandi nikiriho kandi igiye kuzamuka ivi kuzimu ijye kurimbuka. Ahantu ngo iyo nyamaswa ubonye yahozeho mu buryo, ariko ni uburyo bwo kujijisha uburyo Imana ibagaragaza muri Bibiliya bitandukanye nuko bigaragaje mu cya gishushanyo. Muri Bibiliya batweretse ko ni inyamaswa itukura. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya nyamaswa n'abaramyishanyo cyayo, nabafatanwa nayo bombi bajugunywa mu nyanja y'akumuro n'amazuku ari bazima. Mw'isi umuntu umwe kuri 5 ni umukene nyakujya. Abantu bose bashonje ku isi bashobora kugaburirwa igihe kingana n'umwaka kandi bakarya bagahaga hakoreshejwe amafaranga ibihugu bitanga mu kugura intwaro mu gihe cy'iminsi 2. Amahoro ntazigira aboneka mu isi. Icyakoze umutekano ushobora kuboneka ariko nawo n'uw'igihe gito. Ushobora kugira umutekano ariko nta mahoro ufite, kimwe nuko ushobora kugira amahoro ariko nta mutekano. Amahoro aruta umutekano ariko umutekano nturuta amahoro. Amahoro azana umutekano ariko umutekano ntiwazana amahoro. Ubuzima bw'isi ya none uyobowe n'imiyaga,
reka nongere musuhuze unshuti mukundwa kandi mwifuriza amahoro y'Imana. Tunagushimira umwanya mwiza ufata ukurikira ibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Imana. Imana iguha umugisha kandi turizera tudashidikanya yuko kubw'ubutumwa bwiza ugenda wumva hari icyo bumaze gukora, kuko tugenda twumva abantu benshi badusuhuza, abatwandikira, abatubwira uburyo bamaze guhembuka kandi hari ibintu byinshi bamaze kujijukaho. Imana ibaha umugisha. Turabasaba rero kujya mudufasha gusharinga ubutumwa bwiza kugira ngo burusheho kugera ku mpera y'isi. Nuzaza wumva ikiganiro kumva kiragufashije, ntukakihererane, icyoherereza inshuti zawe, icyohereze abavandimwe kugira ngo dukomeze kwagura ubwami bw'Imana, turebe ko Imana yazarokora abantu benshi. Amazina yanjye nkuko bisanzwe nitwa Jean-Luc Ikingeneye, nk'abandi missionary cyangwa se missionnaire. Missionnaire nubwo n'umwamamaza butumwa cyangwa se no kujyana ubutumwa hirya no hino Imana idutumye, nkuko duhora tubibabwira, tuvuga ubutumwa mu ngeri zose aho Imana idutumye, yewe kugira nubwo tugera urugo kurundi, tugera ku rugo kurundi twigisha abantu, kuko abantu bakwiriye kuva mu kigare bamazemo imyaka myinshi cy'amadini, aho usanga umuntu amaze imyaka 5, 10, 15 ariko nta kantu na gato kanosiyo yumva mu ijambo ry'Imana. Deja akaba ari ibintu byinshi bimuyobera mu bireba n'Agakiza, usanga rwose ntazi iyo biva niyo bijya. Kubw'iyo mpamvu rero tugerageza no kugenda tujya urugo kurundi kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza. Tukagira ministeri yitwa Revelation Ministry, akaba ari ministeri yiga ijambo ry'Imana mu buryo bucukumbuye, aho tubazanye ibibazo tukigisha abantu. Ni urubuga rukomeye cyane tugira kuri WhatsApp, ariko abantu bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye tuba twiga ijambo ry'Imana, tugasengana, hanyuma tugakomeza gufashanya. Nkuko bisanzwe rero turagarutse mu kiganiro cyacu cyitwa igihe cyanjye. Twari tumaze iminsi tutaboneka, ariko turashimira Imana ko yaduhaye gukora kuri kino gitangazamakuru kugira ngo dukomeze kuvuga ubutumwa bwiza, abantu barusheho kumenya Imana. Tugarutse mu kiganiro igihe cyanjye, akaba ari ikiganiro nko twagiye tubibabwira gitambukamo inyigisho z'uburyo butatu. Nko twagiye tubibabwira, harimo inyigisho z'ubuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe, tugenda twiga igitabo cy'ibyahishuwe umurongo ku wundi, twiga buri abuhanuzi neza ngo tubwumve, ndetse n'igitabo cy'umuhanuzi Daniel. Hagatambukamo ikiganiro cy'inyigisho z'ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu, cyangwa se byerekana ibihe duhagazemo ku batuye isi, ndetse n'uburyo isi iri gusatira iherezo, kuko abanyarwanda bajya baca umugani ngo ikigira itangiro kigira n'iherezo, kandi nta gahora gahanze, byanga byakunda iyi si zarangira, kuko turemeza ikijambo ry'Imana rivuga ko ari ukuri. Hanyuma hagatambukamo ikindi kiganiro kirebana n'inyigisho zo kugaruka kwa Yesu. Rero tumaze iminsi turababwira yuko tumaze kwandika igitabo cy'inyigisho zirebana no kugaruka kwa Yesu. Ni igitabo cyiza kiryoshye, kandi igitabo gituma abantu basobanukirwa ibyiringiro bari bafite aho bizaherera, bigatuma banasobanukirwa cyane etape kuri etape inzira tucamo tujya mu ijuru, ndetse n'iryo juru tukaryumva. Iyo ugisomye ijuru wumva urikunze cyane. Twababwiye ko minsi mike tugiye kugishyira kuri YouTube channel ya AYALONI TV, ndetse n'umuntu washaka kukibona ashobora kuduhamagara. Nimero zacu ziba ziri kuri channel ya AYALONI TV, mwaduhamagara tukakibagezaho. Turagarutse rero mu gitabo cy'ibyahishuwe uyu munsi. Mbere y'ibyo rero reka tumaze dusenge, hanyuma Imana ibane natwe mu kiganiro. Mwami w'ijuru n'isi, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana ibera hose icyarimwe, byiringiro by'abakwizera, mbaraga z'abera, wowe ukunda abatuye isi. Uyu mwanya twinjiyemo ni umwanya wo kugira ngo tuganire n'abadukurikiye bose, tuganira ibyo wandikishije mu ijambo ryawe, kugira ngo abashaka kukumenya n'abashaka kunguka byose bibagereho kubw'umwuka wawe wera urushaho kutwigisha. Turakwinginze ngo ngwino ubane natwe, kandi ubane n'umuntu wese ukora iki kiganiro, kugira ngo
urushaho kumusesengurira no kumusobanurira ibyo twebwe tugiye kuvuga, ariko tuvugaho agace nk'uko ijambo ryawe bitubwira ko tumenyaho agace, tugahanuraho agace, tukerekwaho agace, ariko umwuka wera ashobora kuduhishurira byose tukabimenya. Bana natwe rero uyu mwanya kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri bose. Turagushimiye, ari uwumvisha ikiganiro aka kanya, ari n'abazacyumva nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'imyaka 10, bose kizabagira umumaro, n'abandi bazacyumva generation yacu itakiriho kizabagira umumaro n'uzaba utaragaruka. Tubyamaje twize mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha cyane inshuti mwene data ubana natwe cyangwa uri kumwe natwe akanya kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Uyu munsi tugarutse cyane kwiga ku nyamaswa zigeze kuri enye tubona mu gitabo cy'ibyashuri Yohana, ndetse n'igishushanyo cy'inyamaswa kivugwamo, ariko ntabwo dushobora kuvuga izo nyamaswa ngo tuzimenye tutavuze inyamaswa enye Daniel yabonye mu gice cya 7 cy'igitabo cy'umuhanuzi Daniel, ndetse n'izindi nyamaswa ebyiri Daniel yabonye zivuga ku gice cya 8 n'ubundi muri igitabo cy'umuhanuzi Daniel, ariko cyane turavuga ziriya enye Daniel yabonye, kuko ntabwo ushobora gusobanukirwa na gato izi nyamaswa zivugwa mu byahishuwe utabanje kumenya inyamaswa Daniel yeretswe, amoko yazo nicyo zishatse gusobanura. Kuko igitabo cy'umuhanuzi Daniel ni navuga ngo ni igice gitoya cy'igitabo cy'ibyahishuwe. Daniel yeretswe bike, Yohana aza kuzurizwa yerekwa byose. Imana ifata ibyo Daniel yeretswe, ifata n'ibindi Daniel atari yeretswe, byose biha Yohana. Kubera ko usomye igitabo cy'umuhanuzi Daniel nk'igice cya 12, wenda reka mite masoma kugira ngo mubyumve neza kuntu ibyahishuwe biza byuzuza neza ubuhanuzi bw'igitabo cy'umuhanuzi Daniel. Daniel yashatse kubihabwa byose, marayika aramubwira ati ntibishoboka, igendere Daniel. Ibice 12, wenda nishaka mpere ku murongo wa mbere, ndasoma nihuta cyane kuko gusoma ni byiza cyane. Hanyuma ngeze kwa 5 hatubwira ngo maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye uhagarikira abantu bawe azaguruka, hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakangurwa. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Umurongo wa 4 umva kuntu havuga, haravuze ngo nuko Daniel bomba igitabo ugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Nuko jyewe Daniel nditegereza, mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi ku yo hakurya. Wenda nibuse cyane, ku murongo wa 8 haravuze ngo ndabyumva ariko sinabimenya. Mpera ko ndabaza nti databuja, ikizaheruka ikindi muri ibyo ni ikihe? Aransubiza ati igendere Daniel, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta numwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Urumva Daniel yeretswe igice cy'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe, ashatse gusobanuza marayika aramubwira ngo igende Daniel, kuko ibyo bifatanishije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Uwaje rero kubisobanura byose ni Yesu wabihaye Yohana mu buryo bwuzuye, kuko niwe wagomba kubitanga kandi akabitanga mu gihe cy'imperuka. Iyo tuvuze imperuka abantu benshi ntibajye basobanukirwa, ariko ugasanga baribaza subundi imperuka tuyirimo, ese imperuka yaratangiye? Ariko Bibiliya igaragaza ko imperuka cyangwa se iminsi y'imperuka yatangiranye n'igihe Yesu yazaga mu isi agatoza intumwa ze 12, yarangiza akazituma, umwuka wera akamanuka ku munsi wa Pentekote. Ibyo rero tubisoma cyangwa bitwereka cyangwa se tubikura Yoweri yari yaravuze ko Imana izasuka umwuka wera ku bantu bose bazayizera mu minsi y'imperuka.
umwuka we rero yamanutse iminsi y'imperuka yatangiye aje gufasha abizera kubasha kurezista iyo periode cyangwa se iyo minsi y'imperuka. Iminsi y'imperuka irimo ibintu bikomeye byinshi, niyo mpamvu mubona ibintu bibera mu isi, hariho ubwicanyi, abantu bagambana, abantu bakora intwaro bya kirimbuzi. Ibihugu hirya no hino ku isi biri mu marushanwa yo gukora intwaro za kirimbuzi, akaba ariyo mpamvu mubona n'intambara hirya no hino ku isi. Tutarabona intambara ya gatatu y'isi yose kubwo gutinyana kw'ibihugu bitewe n'intwaro buri gihugu cyagiye gikora, ari byo mu magambo ahinnye bita ngo ni mada. Ariko mu by'ukuri ibiranga iminsi y'imperuka nibyo byose. Murabona kuntu birirwa bakora amavirus, ibyo bihugu by'ibihangange birakora virus kugira ngo bibashe kwicururiza, bikazitera mu abantu bakicwa na virusi kugira ngo bakore izo nkingo bazicuruze bibonera amafaranga. Ariho mubona n'iki cyorezo cya coronavirus cyangwa se COVID-19 kizengereje isi, abantu bose bayoboye ibyari byo, bikaba yageze ku ngeri zose. Iki tuzanakigarukaho cyane turi kwiga ku mubare 636. Abantu benshi bagiye batubwira ngo ni iki mwadufasha kugira ngo dusobanukirwe. Ibi tuzabisobanura kuko biri mu bwiru bukomeye kubirebana n'itorero ndetse n'abatuye isi. Rero twaturimo kuvuga ngo Daniel yeretswe inyamaswa enye, akaba arizo ziri budufashe gusobanukirwa inyamaswa tubona hariya mu gitabo cy'ibyahishuwe n'ubundi zigeze kuri enye, ariko witegereje ukabona zisa nkaho eshatu zisangiye ubwoko ndetse n'igishushanyo cyaremwe, keretse n'inyamaswa imwe yazamutse iva mu butaka ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ikaba yaravuga nk'ikiyoka, ariko izindi zo ubona zisangiye ubwoko. Niyo mpamvu rero kugira ngo twinjire tushaka kubanza kureba izo nyamaswa enye zigaragara mu gitabo cy'ibyahishuwe ndetse tuzisobanuze ziriya nyamaswa enye Daniel yabonye mu gice cya 7 cy'igitabo cy'umuhanuzi Daniel, kuko ntabwo ushobora gusobanukirwa ziriya nyamaswa zo mu byahishuwe utabanje kumenya ziriya nyamaswa Daniel yeretswe. Ni hehe bwa mbere Yohana avuga mu gitabo cy'ibyahishuwe inyamaswa? Tubisanga mu gice cya 11 umurongo wenda reka mpere ku murongo nibuza wa mbere ngeze ku murongo wa 9. Ndasoma nihuta, ntago ari byo shaka kwigisha, ahubwo no gusoma kugira ngo mubanze mwumve aho iyi nyamaswa yavuzwe. Ibyahishuwe Yohana igice cya 11 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9 haravuze ngo, ba mu rubingo rusa n'inkoni bati haguruka ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abasengeramo, ariko urugo rw'urusengero urureke nturugere kuko rwahawe abanyamahanga, kandi umudugudu wera bazamara amezi 42 bawukandagira. Abahamya banjye 2 nzabaha guhanura bahanure iminsi 1260 bambaye ibigunira. Abo bahamya nibo biti bya Elayo n'ibitereko by'amatabaza 2 bahagarara imbere y'umwami w'isi. Kandi iyo umuntu ashatse kubagira nabi, umuriro ubava mu kanwa ukotsa abanzi babo, kandi nihagira umuntu ushaka kubagirira nabi, uko niko akwiriye kwicwa. Bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru n'imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko bashatse. Umurongo wa 7 aravuze ngo, kandi nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibanesha ibica. Intumbi zabo zarambara mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu munini ari wo witwa Sodomu no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka, ariho umwami wabo yabambwe. Nuko mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga bazamara iminsi 3 n'igice bareba intumbi zabo, ntibazazikundira guhambwa. Mwumva wenda merekeye aha ngaha, murumva ku murongo wa 7 nibwo bwa mbere Yohana atangiye kuvuga inyamaswa, ntabwo irasobanuka neza iyi nyamaswa. Ariko ugiye mu gice cya 13 havugwamo inyamaswa yazamutse iva mu nyanja, yari ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Iyi nyamaswa ikaba igereranya ubutegetsi bwa politike y'isi yose butegeka abantu bo mu mahanga yose no mu moko yose no mu ndimi zose no mu miryango yose. Aha ngaha tuhageze niho dusobanura ko teolojiya ifite uburyo yigisha inyamaswa. Ahubwo turavuga abateoloji, tukavuga n'abanyamadini atandukanye, uburyo
bagerageza kwigisha inyamaswa ariko ari ugushaka kugira ngo bikururireho abayoboke, kuko iyo bayigisha babyigisha berekeza ku myemerere yabo y'idini yabo, ku myemerere y'idini yabo kugira ngo babone abayoboke. Urugero nk'abadivantiste, iyi nyamaswa bayita ubupapa, aho bafata papa bakamwita inyamaswa, bakerekana yuko papa yahinduye ibihe n'iminsi n'amategeko, hanyuma agakora itegeko rya 4 ry'isabato ryo gusenga ku munsi wa 7 Imana yaruhutseho, yarangiza ngo agafata umunsi wa 8 ari wo munsi w'icyumweru akaba ari wo ahindura umunsi w'ikiruhuko. Ndanabibutsa ko mu minsi mike tugiye kubigisha agaciro k'icyumweru ndetse n'isabato. Aha hantu rwose muzadukurikire mwumve, dushaka gusobanura agaciro k'icyumweru abanyamadini bambuye agaciro. Tuzabereka icyumweru agaciro kacyo imbere y'Imana, kuko Imana niyo yaremye ibihe n'iminsi n'imyaka, ntabwo ari umuntu wabiremye, si na papa wabiremye. Dushaka kuzabereka icyumweru agaciro kacyo ndetse n'iby'Imana yitegeka abantu cyangwa se ubwoko bwa Isiraheli gukoraho. Tuzasanga hari byinshi Imana babwiye gukora ku cyumweru bihwanye n'ibyo yababwiye gukora ku munsi w'isabato. Hanyuma abo n'abadive abigisha theology bo berekana yuko iyi nyamaswa ari antikristo, ariko tubonye ko ni ubutegetsi bwa politike y'isi yose butegeka abantu bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose. Turaje turabibereka kugira ngo mubyumve, tunabereke impamvu abigisha theology berekana ko iriya nyamaswa ari antikristo. Gusa ntabwo ari antikristo, ariko antikristo azakomoka kuri iriya nyamaswa. Ni ukuvuga ngo inkomoko ye ni kuri iriya nyamaswa, ariko iriya nyamaswa ubwayo ntabwo ari antikristo. Yewe nta nubwo ari ubupapa rwose, ntabwo ari papa, oya, ntabwo ari papa. Twababwiye yuko iyo ugize amahirwe ugahishurirwa igitabo cy'ibyahishuwe n'umwuka w'Imana, atari ibitabo by'abandi bifashije gusoma bagiye bandika, ahubwo nawe umwuka w'Imana akaguha iyo revelation, ukaba wagira iyo mu mpeko y'umwuka yo guhishurirwa ibyahishuwe. Umwuka guhishurira ubuhanuzi bwa nyabwo, kandi iyo aguhishuriye ubwo buhanuzi, uburyo ubwigishamo ntibugira uruhande na rumwe bubogamiramo rw'idini, ahubwo bukiza abatuye isi, yaba abanyamadini bemeye kubwumva ndetse n'abatari abanyamadini. Usibye ko abanyamadini biragoye kubumvisha kubera uburozi bwinshi bagotomejwe n'ababayobora batanyije ayo madini. Niyo mpamvu tujya tuvuga yuko hari benshi bazabura ubugingo bari mu madini, nkuko abafarisayo n'abasadukayo n'abandi banditsi b'abanyamategeko bahushije intego y'Imana yo kwakira gukiranuka kwayo binyuze mu mwana wayo Yesu Kristo. Yaraje baramwikubitira, baramwanga, baramubamba, nyamara bo birwaga bamwandika mu mategeko, birwa bamwigisha mu masinagogi nk'abafarisayo, baramwanga kubera umwuka w'idini. Umwuka w'idini rero ni ikintu gikomeye, ushobora gutuma umuntu abura ijuru kubera ko yubatse ku byo yahawe n'abantu, ntiyubake ku by'ijambo ry'Imana rivuga, ngo nubake ku byo yumva abakozi b'Imana Imana ihagurukije bari kwigisha ariko biturutse mu ijambo ry'Imana. Akavuga ati ngiye ibyo namenye nabimenye, nabyigishijwe na bishop runaka, nabyigishijwe na apostle wanjye, kandi ndamwemera nka papa wanjye, nabyigishijwe na papa. Nabizi ko hari evangelist isomwa buri cyumweru yaturutse Roma kwa papa, igasomwa ku rwego rw'isi yose. Ati rero papa wacu ibyo yigishije niko kuri, nibyo twemera. Kandi nawe icyo gitabo papa yasomyemo, iyo evangelist yasomye nawe urayifite, wakayisomeye. Sibyo ko muri Gatolika ho nabonye abantu benshi nta Bibiliya bagira. Mbere ho n'igihe kigeze kubaho ubundi nta mukristo wari wemerewe gutunga Bibiliya, ariko uyu munsi ufite uburenganzira ko wayigura, wakayiguze nawe iyo evangelist yaturutse Roma kwa papa, ukareba niba ibyo bakwigisha ari ukuri. Ibyo nibyo byiza. Iyo ni inyamaswa ya kabiri tubonyemo hariya ku gice cya 13. Inyamaswa ya gatatu nivuga ku murongo wa 11 wa kiriya gice cya 13, nkuko Yohana avuze ko ari inyamaswa yazamukaga iva mu butaka, ikaba yarafite amahembe abiri asa nkaho ari ay'umwana w'intama, ariko ikabivuga nk'ikiyoka. Inyamaswa abanyamadini nanone bamwe nk'abadivantiste bayita Amerika ndetse n'ubuprotestani.
hanyuma abigisha theology bakerekana ko ari Roma nyirisitu na Roma pagani, ariko hari na bamwe mu badivantiste babyigisha gutyo. Ibi nabyo turashaka kubibereka. Ubuhanuzi ni ikintu gikomeye kandi burisobanura. Bibiliya irisobanura ubwayo. Niyo mpamvu izi nyamaswa kugira ngo tuzimenye tugiye kwifashisha inyamaswa Daniel yeretswe. Nizo ziza zidusobanura neza inyamaswa iyo ariyo. Hakaza inyamaswa ya kane dusanga mu byahishuriwe Yohana igice cya 17. Yohana yavuze ko yari inyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Iyi nyamaswa nayo turashaka kuyigisha, dore ko ari nayo itumye twinjira mu gusobanura ibintu noneho mu buryo bwa nyabwo twitonze. Nuko dushaka kwigisha inyamaswa cyane ivugwa mu gice cya 17. Hanyuma tukazasoza twigisha maraya wicaye hejuru y'iriya nyamaswa. Maraya nitumugeraho tuzamutindaho, nitugera kuri maraya tuzamutindaho cyane. Tuzaba tugiye kwigisha aya madini, abavuga butumwa batandukanye, abakozi Imana bari kwigisha abantu ariko abantu ntibabyumve. Twashaka kubabwira yuko bene data mudukurikiye, twashaka kubabwira yuko igihe cyageze Imana irimo kurangurura igaragaza ububi bw'idini. Hari igihe cyabayeho Imana yaracecetse. Iki gihe rero ni igihe Imana noneho iri kwereka abantu aho bicajwe n'ibyo bahawe n'ibyo bariye bankweye icyo byabagejejeho. Niyo mpamvu mubona muri iki gihe Imana yahagurukiye gukoresha abantu benshi bari kwerekana ububi bw'idini. Hari ababivuga mu buryo bw'ubupfapfa bafite ibindi bashaka kurwanya, ariko hari n'abo Imana ihagurukije ibyo byose kandi Imana yabyemeye kugira ngo abantu basobanukirwe idini. Kuko yazanye iki cyorezo yemera ko kiza mu isi, nabwo ishaka kubyigisha abantu, ariko abantu ntabwo bize. Kuko abantu benshi bari bazi ko agakiza gaturuka mu idini. Kugira ngo Imana rero yereka abantu ko atari gaturuka, yemeye ko iki cyorezo gikwisi yose, bituma amadini yose afungwa, insengero, imisigiti, ibintu byose birebana n'imyemerere birahagarikwa, birafungwa, kugira ngo yereka abantu. Ariko abantu ntibize kugeza ubwo ibihugu byongeye kwemera ko abantu basura mu madini yabo gusenga. None Imana ihagurukije nanone bwa kabiri abahaguruka noneho barangura berekana ububi bw'idini. Niba utarigishijwe na coronavirus mu gihe wari ufungiranye ngo umenye ko agakiza kadaturuka mu idini runaka, kadaturuka mu rusengero runaka, kandi atari pasiteri ukaguhesha, ukaba utari kwigishwa n'abandi barimo kuza noneho berekana Bibiliya uburyo amadini yayobeje abantu benshi, agatuma abantu baba mu buryo bw'ikigare ntibamenye ukuri kwa nyako kw'ijambo ry'Imana, sinzi ko hari ikindi kintu kizakwigisha. Indi nyamaswa dushaka kuvugaho ni igishushanyo cyaremwe bisabwe kandi bitewe inkunga n'iriya nyamaswa tubonye mu bice 13 by'ibyahishuriwe Yohana ku murongo wa 11 izamuka iva mu butaka, ifite amahembe birasa nkaho ari ay'umwana w'intama ariko bivuga nk'ikiyoka. Niyo yasabye yuko haremwe igishushanyo ku murongo wa 14. Icyo gishushanyo kikaba ari igishushanyo cy'iriya nyamaswa izamuka iva mu nyanja y'imitwe 7 n'amahembe 10. Ngo kimaze gushushanywa rero cyangwa kiremwe, iyi nyamaswa yagihaye umwuka, kiba kizima, kirakora, kiravuga. Mu ntego rero cyahagurukanye ngo niyo kwicisha abatazakiramya bose, ariko gishaka gutera cyangwa se gishaka kubahisha iriya nyamaswa izamuka iva mu nyanja y'amahembe 10 n'imitwe 7. Noneho mu gusobanukirwa rero izi nyamaswa Daniel yabonye, ese ni inyamaswa nyanyamaswa? Hari abantu benshi babisoma akagira ngo ni inyamaswa nyanyamaswa. Hari n'abo twagiye tuganira kera akavuga ngo iyi ngiyi yo rwose izaze ntakiriho. Ariko muraje mwumve izi nyamaswa izarizo. Igitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 7 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 19, cyangwa reka ngeze ku murongo wa 8, niho yavuzemo inyamaswa enye: intare, idubu, ingwe. Ngo n'inyamaswa ya kane yabonye yari inyamaswa nini cyane
yafashe ibintu byose irabimenagura ngo ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo. Daniel yitegereje abona iyo nyamaswa yari ifite n'amahembe 10. Marayika rero aje kumusobanurira, ijambo ry'Imana tubwira yuko waje kumusobanura n'uwitwa Marayika Gabriel. Iyo Gabriel amaze kuza yamusobanuriye cyangwa se yamuhaye igisobanuro cy'izo nyamaswa enye Daniel yari amaze kubona, kuko zari zamuteye ubwoba cyane. Daniel 7:17 niho tubisanga. Yaramubwiye ngo izo nyamaswa nini uko arenye n'abami 4 bazaduka mu isi. Nukuvuga ngo ziriya nyamaswa Daniel yabonye ni ubutegetsi bwa gipolitiki bw'isi cyangwa bwagomba kuza kuyobora isi. Aho ugahita wibaza kuki Imana igaragaje ubutegetsi bw'abantu nk'inyamaswa. Kuki Imana igaragaje abantu nk'inyamaswa bayoboye ubwo butegetsi? Kugira ngo tubyumve neza turasoma mu rwandiko Yakobo yanditse ibice 3 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 16, kugira ngo twumve aho Imana ishobora gufata umuntu ikamwita inyamaswa. Ariko birababaje kubona Imana ishobora gufata umuntu ikamwita inyamaswa. Icyama ubutegetsi bwo mu isi bukumva ubuhanuzi bwagerageza kwikiza uburyo Imana ibabona, bakagerageza kuba abantu aho kuba inyamaswa abantu. Reka dusome twumve uko Yakobo yavuze. Yakobo yaravuze ngo ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirana akaze mu mitima yanyu mugahorana intonganya ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Murongo wa 15 mwumve kuntu havuze bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi n'ubw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. Kuko aho amakimbirane n'intonganya biri ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Twari tuvuze ngo kubera iki Imana ifashe ubutegetsi bwo mu isi igafata abayobozi babwo ikabita inyamaswa? Ni gute umuntu ahiritse inyamaswa imbere y'Imana? Impamvu ni ngiye kubagaragaje. Imana yaremye umuntu atunganye, imushyiramo ikintu bita ubwenge, imushyiramo ubwigenge, imushyiramo uburenganzira, imushyiramo kwihitiramo, imushyiramo kwifatira icyemezo, akaba ari we uba arbitre w'ubuzima bwe. Nk'ibi bintu bitanu mvuze Imana yaremanye umuntu nta hantu bihuriye na gato n'uburyo Imana yaremye inyamaswa. Aho harimo itandukaniro rikomeye cyane n'inyamaswa, ndetse ibyo ni bimwe mu bigize ishusho y'umuntu n'Imana. Hahandi Imana avuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Icyambere ni uko yamuremanye ubwenge butuma abasha kurobanura icyiza cyangwa se ikibi. Ntabwo inyamaswa ari uko nguko yo yaremwe. Impamvu usanga inyamaswa zikora ibintu biteye isoni. Inyamaswa ntabwo yambara, nta nubwo ijya yimenya ko yambaye ubusa. Inyamaswa irya ibintu ukabona ibyo bintu iri kurya, wowe ntiwabirya, wowe urarobanura. Noneho rero iryo ni itandukaniro ry'umuntu n'inyamaswa. Nuko Imana yamuhaye ubwenge, imuha ubwigenge, liberté, imuha amahitamo. Niyo mpamvu y'Imana ibonye umuntu akoze ibintu bibi kugera ku rwego umuntu ashobora gufata igiti akagisenga, agasenga igishushanyo gikozwe mu izahabu cyangwa mu ifeza. Imana itubona wa muntu nk'inyamaswa kuko izi uko yamuremye ko afite ubwenge bwo kumenya no kuba yakwicara akavuga ngo hariho umuremyi waremye ibi byose. Ese
iki giti ibi ngibi bishobora kukumpesha ubuzima cyangwa hari icyo byampindurira, Imana yarabiremye irabiguha ngo bitegeke, none ubihinduye imana zawe. Iyi Imana rero ibonye utangiye kumera gutyo, ufata ibintu ukabihindura imana zawe ku buryo ushobora kuhakana ko nta mana ibaho, ihita ubona umeze nk'inyamaswa, kuko izi uko yakuremye. Inyamaswa yo ibyo yabigira nta nubwo ibizi ko hariho Imana umuremyi. Ariko kubona umuntu ashobora guhakana ko nta mana ibaho, yarangiza agafata igishushanyo akaba aricyo asenga, agasenga abadayimoni, kuruta uko yasenga Imana umuremyi w'ijuru n'isi, Imana ikubona nk'inyamaswa. Ikindi gituma Imana ifata abantu ikabita inyamaswa cyangwa ikabona ni inyamaswa imbere yayo, ni ibi bintu hano tubonye Yakobo avuze. Aravuze ngo ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga, niba arimo rero niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye. Niki kigaragaza umuntu ko ari umunyabwenge kandi umuhanga afite bwa bwenge bw'Imana? Nuko yerekanisha ingeso nziza imirimo ye. Aravuga ngo rero niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, mukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Yavuze ukuri abashaka kuvuga Yesu. Yesu niwe kuri kw'Imana. Ibi tuzabyinjemo turi kwigisha aya matiku n'intambara ziri mu madini, bahora bahanganye bajya kuregana muri za leta, abandi bagahananurana bakamburana inshingano, barangiza bakavuga ngo bari gukorera Yesu, ngo bari muri kwa kuri, kuko tubonye ko kuri ari Yesu. Hoya, habwo abo bantu Imana ibabona nk'inyamaswa abantu. Nimama bavuze ngo nimukabyiratane, niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Ahita avuga ngo bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo buva ahantu hatatu. Icya mbere ngo ni ubw'isi, icya kabiri ni ubw'inyamaswa abantu, icya gatatu ni ubw'abadayimoni. Nuvuga ngo hano ahise agaragaza ubu bwenge ubwo aribwo. Ahantu hari amakimbirane akaze, hakaba intonganya, hakaba imivurungano, avuze ko ubwo bwenge bafite ni ubw'isi, ni ubw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. Niba rero hirya no hino za leta z'ibihugu, mu bihugu hirya no hino usanga muri za guverinoma zaho bahora mu matiku, bagahora mu ntambara, bagahora bahanganye, Imana ishobora kubagaragaza nk'inyamaswa, kuko tubonye ko ahantu hari imivurungano n'intonganya ndetse n'amakimbirane akaze, yaba agaragara n'atagaragara mu mitima, Imana iberekana ko abo bantu ari inyamaswa abantu. Niyo mpamvu rero Daniel hano Imana ijya kumwishurira cyangwa se ijya kumwereka ubutegetsi bwagomba kuyobora isi, yabumweretse mu buryo bw'inyamaswa. Ikindi nuko uzasanga hirya no hino mu bihugu harimo intambara, ubwicanyi. Ni gute umuntu afata undi muntu akamwica kandi bose ari abantu? Ni gute umuntu afata umuntu mugenzi akamugambanira, bakamutega bakamugira nabi kandi nawe ari umuntu? Mwisi nta n'umwe utazapfa, twese tuzapfa. Biba bitangaje rero kubona umuntu yica mugenzi we kandi nawe azapfa. Yego uramwihutishije agiye imbere yawe, ariko nawe uzapfa. Nuticwa n'abandi, ushaka kwicwa n'impanuka, ushaka kwicwa n'imodoka, ushaka kwicwa n'indwara, ushobora no kuzasitara ukagahita upfa. Byanga byakunda nawe uzapfa. Noneho iyo Imana ibona uyu muntu afashe mugenzi we akamwica, ihita ibona ko nta bwenge afite, ahubwo ameze nka za nyamaswa yaremye zitagira ubwenge. Inyamaswa ngira ngo murabizi ko zirarwana zikicana. Hakaba n'inyamaswa zirya izindi nyamaswa, hakaba n'inyamaswa zibyara, zamara kubyara zikarya abana bazo. Rero iyo umuntu afashe mugenzi we akamwica, Imana ihita ibona ko nawe ari inyamaswa, nta bwenge Imana yamuremanye aba afite. Niyo mpamvu Imana ifata ubutegetsi bwo mu isi ikabugira n'inyamaswa. N'ibyo bintu byose bugenda bugira: ubwicanyi, ubugambanyi, inzangano, imivurungano, amakimbirane. Niyo mpamvu Imana ifata ubutegetsi ikabugereranya n'inyamaswa. Niko Yakobo avuze. Aha tuzabereka noneho ubwenge bumanuka buvuye mu ijuru ikiburanga. Ariko ushatse nanahasoma umurongo wa 17 haravuze ngo ariko ubwenge buva mu ijuru hari ibintu bigeze ku 8 bibugaragaza. Icya mbere
ngo buraboneye, icya kabiri n'ubw'amahoro, icya gatatu n'ubw'ineza, icya kane bwemera kugirwa inama, icya gatanu bwuzuye imbabazi, icya gatandatu bwera imbuto nziza, icya karindwi ntiburobanura ku butoni, icya munani ntibugira uburyarya. ubu ni bwo bwenge buva mu ijuru. buraboneye, n'ubw'amahoro, n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi, bwera imbuto nziza, ikindi kandi ntiburobanura ku butoni, ntibunagira n'uburyarya. uwo muntu niwe uba wuzuye imbere y'Imana, Imana ibona nk'umuntu ntimubone nk'inyamaswa. iyo rero ibi bintu utabifite, ahubwo ukaba ufite amakimbirane yaba agaragara n'atagaragara mu mutima, ndetse ugasanga uyu muntu arahorana intambara nyinshi mu mutima, ukabona ni intonganya, Imana imubona nk'inyamaswa, kuko ibyo bibyara ubwicanyi, bikabyara ubugambanyi, bikabyara inzangano. uyu muntu Imana imubona nk'inyamaswa. niyo mpamvu rero Daniel Imana imuhishurira yamweretse ziriya nyamaswa enye, kandi ari ubutegetsi bwagomba kuyobora isi. kuko tubonye ko marayika yaramubwiye ngo ni abami bane bazaduka mu isi. abo bami ni abahe? intare bwari ubwami bwa Babuloni, bwariho mu gihe cye nyine. Daniel niho yari ari Babuloni mu gihe cy'umwami w'abami Nebukadinezari. yari ayoboye ibihugu bigeze mu 127. murumva n'isi yose yari yibumbiyemo, Babuloni yari iyoboye isi yose. Imana yigaragaza nk'intare, irongera ifata ubwami bwagomba gukurikirwa ngubwo aribwo bwami bw'Abamedi n'Abaperesi, nabwo ibugaragaza nk'inyamaswa y'idubu. inyamaswa y'idubu ni inyamaswa y'inyamahane cyane. irongera ifata ubundi bugomba gukurikiraho bw'Ubugiriki, nabwo ibugaragaza nk'ingwe. ifata noneho ubwa kane bw'ubugome bubi cyane bw'Abaroma, ibugaragaza ngo nk'urunyamaswa runini rwari rufite inzara z'imiringa n'imikaka y'ibyuma, ngabone rufashe ibintu byose rurabimenaguye, ibisigaye rubisiribangisha amajanja yabyo. arwitegereje ngabone rufite amahembe 10. aramubwira ati ubwo n'ubwami buzakurikiraho bw'Abaroma buzamenagura isi yose busiribange. ubuse Roma ntituyizi ibyo yakoze mu isi? n'uyu munsi isa niyoboye mu buryo bwa kidini binyuze mu bupapa. ntuze papa ntituzi ibyo ari kugenda akora. ntabwo ejo bundi twumvishe ko agiye guhindura, arimo kwandika ikindi gitabo gisimbura Bibiliya. yafashe Bibiliya akagaragaza ko ngo ari igitabo cya kera cyabaye expired, ntabwo gikwiriye kugendana n'igihe duhagazemo muri kinyejana cya 21. ntose ntabwo muzi ko ubupapa bwamaze kwemera yuko papa yemeye yuko ubutinganyi bubaho, kandi bihita byemera. gusa urumva atari ya Roma igisiribanga isi yose? urumva bwa bunyamaswa budahari? hanyuma rero wenda tugarutse gatoya kugira ngo ibi bintu byumvikane, iyo tuvuga ibintu tuba dushaka kugira ngo abantu babyumve rwose, hekwamo confusion. ngiyo impamvu Imana ifata ubutegetsi bwo mu isi ikabugiranya n'inyamaswa, niyo nta yindi. nuko baretse ubwenge Imana bashyizemo kugeza ubwo bakora ibirenze iby'inyamaswa zikora. rero Daniel kuko amaze gusobanura izi nyamaswa, ni uduha igisobanuro cyo kumenya noneho ziriya nyamaswa Yohana yabonye. ni ukuvuga ngo yaba iriya nyamaswa ivugwa mu bice 13 umurongo wa mbere, nabwo ni ubutegetsi. ifite imitwe 7 n'amahembe 10. iyi mitwe 7 ni bwa butegetsi Daniel yabonye. twari twavuze ko Daniel we yeretswe igice cy'ibyahishuwe, nkuko yashatse kugira ngo Imana ibyuzuze bimwereke byose. marayika aramubwira ngo igendere Daniel ko ibyo bifatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. igihe cy'imperuka rero twabonye ko cyatangiye igihe Yesu yazaga mu isi, akarobanura ziriya ntumwa ze 12, akazisigira umurimo, agasubira mu ijuru, akohereza umwuka wera, nkuko Yoweri yarahanuye ko mu isi y'imperuka Imana izasuka umwuka wera ku bazizera. ubwo ni ukuvuga ngo rero Yesu niwe waje guhishurira Yohana, noneho amuha byose hakubiyemo ibyo Daniel yari yareretswe by'ibyahishuwe ariko bituzuye neza, ndetse hakuyemo n'ibindi bishyashya Yohana yahawe. byose bibumbira hamwe mu gitabo cyitwa igitabo cy'ibyahishuwe Yohana. rero iriya nyamaswa izamuka iva mu nyanja ni ubutegetsi bwa gipolitiki
butegeka abantu bo mu mahanga yose no mu moko yose no mu ndimi zose n'imiryango yose. Ubwo butegetsi ni ubuhe rero? Ni ukuvuga ngo iriya mitwe 7 ni ubutegetsi bwabayeho bwayoboye isi yose. Ukuvuga ngo abagiye babuyobora bitwaga abempereri, zabaga ari za empire. Abo bami rero cyangwa se abo bayobozi bagiye bayobora ibyo bihugu nibo bitwa imitwe iri kuri nyamaswa. Nkuko twabibabwiye rero twabonye ko ni ubutegetsi 7 bwayoboye isi. Ariko Satani arabwifashisha mu gushaka kurwanya umutegura Imana yarateguye gukiza abari mu isi. Kuko Imana yari yariteguriye yuko izakiza abantu bose binyuze mu gitambo cy'umucunguzi Yesu. Bivuga ngo Imana yarateguye ko izambara umubiri w'umuntu ikaza kubana n'abantu kugira ngo yerekane imico yayo, hanyuma natwe tubashe kuyigana tuyikore. Ibyo bintu rero ntabwo yagomba kubikora, cyangwa se ntabwo Imana yagombaga kuza kuvukira mu bantu batayizi, ahubwo bameze nk'inyamaswa mu maso yayo. Niyo mpamvu mu gihe cyaba Nimurodi, mu gihe cyaba Aburahamu, Imana yatoranije Aburahamu imukuye mu gihugu cy'Abakaludayi Babuloni cyangwa se muri Iraq y'uyu munsi, imujyana i Kanani ariyo Isiraheli y'uyu munsi, kugira ngo imukomore mu bwoko buzayubaha ariho izaca ije gukiza abari mu isi. Icyo nicyo cyatumye Imana ihamagara Aburahamu, nicyo cyatumye yamukomoyeho buriya bwoko, kugeza ubwo n'uyu munsi abantu bafite confusion ngo Imana yabirobanura ku butoni kuba ngo yarafasha Abisirayeli akaba ari bo yita ubwoko bwayo. Hoya, uko yafasha Aburahamu niko yari gufata n'undi muntu, gusa yashakaga ahantu izaca mu bantu bayubaha. Kuko yatoranyije Aburahamu, hanyuma byara Isaka, Isaka byara Yakobo ariwe Isiraheli, amukomoraho bari abana 12. Hanyuma Imana imuha igihugu cy'i Kanani cyitirirwa Yakobo ariwe Isiraheli, cyitwa igihugu cya Isiraheli. Hanyuma Yesu aba ari haza kuvuka muri bwa bwoko. Yari yarabahaye amategeko habugenga, nubwo ayo mategeko yaje kubananira. Kwari kugira ngo Imana izabona hica mu bwoko buyizi bisobanukiwe, deja buzagira uruhare mu kubwira abantu yuko ari Imana ije kuvukira mu isi gukiza abari mu isi. Niyo mpamvu Imana yatoranije Isiraheli. Ariko kiriya kiyoka Satani cyagiye cyifashisha buriya butegetsi bwo mu isi mu gushaka kuzimangatanya uwo mugambi w'Imana. Iriya mitwe 7 rero nko twabonye ko umutwe wa mbere ari Egiputa, nibwo butegetsi bwa mbere bwategetse isi. Tumaze igihe turi kubyiga na mama Clarisse ahari gusobanura Afrika uburyo kera yari Egiputa ndetse na Kushi. Ibyo twarabyize, n'ababishaka bajya kuri AYALONI TV bakabyumva. Ariko Egiputa nibwo butegetsi bwa mbere bwayoboye isi yose, kandi Satani arabwifashisha mu kugira ngo azimangatanye umugambi w'Imana wo gukiza abari mu isi. Ashaka kwica Abisirayeli. Murabizi ko Abisirayeli bamaze imyaka 400 mu Misiri, kugeza ubwo umwami Farawo waje kubaho yategetse yuko bica abana b'abahungu bose, kugira ngo umugambi w'Imana udasubira, kuko Yesu yagombaga kuza. Bibiri tweka ko yaje ari mu ishusho y'igitsina gabo. Rero Satani kuko iryo banga yari arizi, yagombaga kushaka uburyo yajya yica abana bose b'abahungu bavutse ku Bisiraheli, kuko yatekereza ko ariho Yesu yahita avukira. Ibyo rero yarabirwanyije ko ntabwo ntiyabigezeho. Egiputa rero twabonye ko ari umutwe wa mbere, ndetse hakurikiraho umutwe wa kabiri ariwe Ashuri, nayo yabaye empire. Hakurikiraho umutwe wa gatatu ariwo Babuloni, ariho Daniel we yatangiye kwerekwa. Noneho Imana imwereka ubundi butegetsi buzayobora isi. Yahereye kuri uwo mutwe wari uyoboye isi icyo gihe mu gihe cya Daniel ariwo Babuloni, ndetse mwerekana ubwagoma kurikiraho bwa kane bw'Abamedi n'Abaperesi, imwerekana ubwa 5 cyangwa se umutwe wa 5 bw'Ubugiriki, ndetse n'umutwe wa 6 ariwo ya nyamaswa Daniel yabonye yari ifite amahembe 10, yafashe ibintu byose kabimenagura, ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo, aribwo bwami bw'Abaroma, kugeza ubwo mwerekana noneho umutwe wa 7 uzaheruka iyindi kuyobora isi karangira. Yesu akagaruka akazana ubwami bwe, nkuko twabibonye ko ari umutwe wa 7 aribwo butegetsi bwa nyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Ababishaka mwakwandika ibibazo twabasobanura neza mu buryo bwimbitse, kuko abantu ntago babyumva iyo tubibabwiye.
bahita bavanga ibyo byanditse kandi twarabasobanuriye yuko iriya nyamaswa izamuka iva mu butaka ivugwa mu bice 13 by'igitabo cy'umuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe yari ifite amahembe abiri ameze nk'ara y'umwana w'intama ariko avuga nk'ikiyoka, ari ubutegetsi bubiri bwigenga bwose kandi buyoboye isi mu buryo utapfa kumenya. Iriya nyamaswa niyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ifatanyije n'Ubwongereza mu kuyobora isi. Ariya mahembe abiri asa nk'ara y'umwana w'intama, ibyo twarabibasobanuriye ko ihembe rimwe na Amerika, irya kabiri ikaba Ubwongereza. Twabisobanuye n'ubundi twifashishije nanone Daniel igice cya 8 mu nyamaswa ebyiri yabonye mu gice cya 8 harimo imfizi y'intama y'amahembe abiri ngo yabonye ineshwa n'isekurume y'ihene ifite ihembe rimwe ryari hagati y'amaso yayo. Marayika rero aje kumusobanurira amubwiye ngo imfizi y'intama y'amahembe abiri wabonye ni Abamedi n'Abaperesi, kuvanga ihembe rimwe bari Abamedi, ihembe rya kabiri ari Abaperesi. Mu yandi magambo no kuvuga ngo ihembe mu buryo bwa gihanuzi, ihembe mu buryo bwa gihanuzi risobanura ubwami, ubutware, imbaraga n'ubushobozi. Kuvuga ngo muri Bibiliya nusoma ihembe uzahite umenya ko Imana ashatse kuvuga ibyo bintu bine: ubwami, ubutware, imbaraga, ubushobozi. Niyo mpamvu rero Daniel yabwiye ngo ari amahembe abiri wabonye ku mfizi y'intama, ihembe rimwe ni Abamedi, ihembe rya kabiri n'Ubuperesi. Iriya sekurume y'ihene y'igikomo wabonye yaje gakubitira mfizi y'intama ikayica, ni ubwami bw'Ubugiriki. Ririya hembe wabonye ryari riri hagati y'amaso yaryo, hagati y'amaso yayo, ni umwami wabo wa mbere wayoboye ubwami bw'Ubugiriki ari we Alexander Rugara. Daniel rero ngo yaritegereje abona iyi sekurume y'ihene rya hembe ryayo riravunitse mu kimbo cyaryo amera andi mahembe ane. Marayika amubwira ngo nabyo reka mbikubwire wumve icyo bivuze mu buhanuzi. Kuvunika kwa ririya hembe bisobanuye ko uriya mwama azapfa. Kuvunika ni ugupfa, ari we Alexander. Alexander rero yapfuye akiri mutoya afite imyaka 31 atanashatse. Hanyuma ari amahembe ane yahise amera aho rivuye. Marayika aramubwiye ngo naba generali be bane b'ingabo bazahita bigabanya ubwami. Abo bajenerali bane twarabababwiye harimo uwitwa Cassander, uwitwa Ptolemy, uwitwa Seleucus n'uwitwa Lismaka. Ibi ngibi twarabisobanuye. Noneho rero ihembe nicyo risobanura. Niba rero Yohana yarabonye iriya nyamaswa izamuka iva mu butaka mu bice 13 murongo wa 11 ifite amahembe abiri, twaberetse ko ihembe rimwe risobanura ubutegetsi bw'Ubwongereza, ihembe rya kabiri rigasobanura ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri ubwo butegetsi bwose ni bihangangiye ku isi, bafite imbaraga, bafite ubutware, bafite n'ubushobozi, yaba Ubwongereza yaba na Amerika. Ni ubutegetsi bubiri bwigenga bwose buriho mu gihe kimwe, ariko bukaba bufatanyije mu kuyobora isi. Ibi bintu rwose mudufashe mu byumve bene data. Ubu ni ubuhanuzi bukomeye, ntabwo twebwe dusobanura ibintu duhuje n'iby'amadini avuga, kuko iby'amadini turabizi natwe twakabivuze, kuko abantu benshi ari byo bazi banabikunze, birimo icyubahiro kuko turimo guhuza na bariya. Deja twakabyigisha nkuko teoloji ibyigisha, kuko nabyo turabizi twanabibabwiye, ariko kuki tutababwira nkuko teoloji ibyigisha se? Ni ugushaka kubereka noneho ubuhanuzi bwa nyabwo. Igitabo cy'ibyahishuwe uburyo noneho gihishura neza ubuhanuzi bwa nyabwo. Mutwumve neza ko uyu mutwe wa 7 wo kuri iriya nyamaswa ari nayo iriya nyamaswa izamuka iva mu butaka ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, kandi akaba ari bwo butegetsi buri gutegeka. Deja bunasohoza ibimenyetso byose bigaragaza kugaruka kwa Yesu, kandi bugomba gutegeka nyuma yabwo hakaza ubwami bw'Imana. Ibi mbabwira ni ukuri. Amerika ndumva byanga byakunda imyaka bamazemo bayoboye isi ntago irenga 100, ariko biriva ko bahawe igihe gito, bahawe igihe cy'isaha imwe. Isaha y'Imana rero mu kanya twaje dusome turabonaho Imana imyaka 1000 kuri yo ari umunsi umwe, imyaka 1000 kuri twe ari umunsi umwe kuri yo, kandi umunsi umwe ku Mana n'imyaka 1000 kuri twebwe. Ubwo tuzabigabanya turebe icyo Petero yavuze, tugabanyije uburyo Imana yabahaye isaha imwe, tujye mu mibare turebe ubwo igihe bagomba gutegeka. Byanga byakunda rero bagomba kuzavaho. Rero bari gusohoza ibimenyetso byose byo kugaruka kwa Yesu. Iki rwose mudufashe mu cyumve cyane.
twihuse rero, iriya mitwe 7 ni abami bayoboye ibyo bihugu mu gihe byari bikiri empire. Ariya mahembe 10 ni ibihugu 10 biri mu muryango w'abibumbye biri kuyoborana n'ubundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza mu gihe kingana n'isaha imwe, kuko tubisoma mu byahishuriwe Yohana igice cya 17 umurongo wa 12. Ibi nzabyinjiramo, tuzabyiga cyane rwose uburyo ubuhanuzi buvuga neza. Niye mpamvu twinjiye muri iyi nyigisho, nuko dushaka gusobanura igishushanyo giherutse kugaragara ku biro bikuru by'umuryango w'abibumbye aho bikorera hariya i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gishushanyo kikaba kiri ku nyubako yakirirwamo abashyitsi n'ubukerarugendo, niho bagishyize. Bakaba bavuga yuko ari impano bahawe na leta ya Mexico, ariko mu mugambi w'umwanzi Satani akaba ari ugushaka kujijisha abari mu isi ndetse n'itorero ryasomye igitabo cy'ibyahishuwe kugira ngo bibateze confusion mu gusobanukirwa ubuhanuzi. Umuryango w'abibumbye uvugwamo ahangaha niwo tugiye kwinjiramo tuwusobanure, niwo dusanga hano mu gitabo cy'ibyahishuwe. Turaje tubereke n'uburyo Imana yawugaragaje nk'inyamaswa bitandukanye n'igishushanyo biremeye cyangwa bahawe kiri hariya. Ni ukuvuga ngo hari uburyo Imana yahishuye muri ubu buhanuzi bw'ibyahishuwe igaragaza uyu muryango w'abibumbye uko uteye, ariko nabo kuko bamaze gusobanukirwa, kuko buriya bo barabimenya cyane, barabisobanukiye rwose. Buriya nibo bantu ba mbere bazi gucukumbura Bibiliya, barayisoma bakanamenya icyo bavugwaho. Bashatse kujijisha abari mu isi, bazana igishushanyo kibitirirwa gitandukanye n'ikivugwa hano mu byahishuwe. Kira gishushanyo tubona ko ari igishushanyo kiri mu bwoko bw'umuryango w'injangwe nini, nk'intare, ingwe, tayiga ndetse n'izindi nyamaswa zose ziri muri bwa bwoko bw'injangwe. Kikagira amababa manini cyane, manini pe, amababa ameze nk'ay'igisiga cyitwa ikizo cyangwa se kagoma. Kiriya gishushanyo bakise izina rijyanye n'intego bihaye igihe umuryango w'abibumbye wavukaga ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu 1945. Mu ntego rero bahagurukanye nyinshi, harimo 2 zihagarariye izo zose, harimo kubungabunga amahoro, icya kabiri n'umutekano mu isi. Kira kigirwamana bahawe rero kikaba kije kugaragaza abari bo, ariko siko Bibiliya bavuga. Ni ukuvuga ngo mu cyongereza cyitwa ngo God of Peace and Security of the World, niko cyitwa umurinzi w'amahoro n'umutekano mu isi. Mu by'ukuri aha ni uburyo bwo gushaka kujijisha abatuye isi ndetse no gutuma itorero rya Kristo ridasobanukirwa neza ubuhanuzi icyo buvuze. Ariko Imana ishimwe ko igifite abantu bayo yahishuriye ibi bintu kandi babyumva, kugira ngo bakomeze kubisobanurira abantu, tukugira twumva abantu hirya no hino ko z'Imana barushaho kugenda basesengura ibya kiriya gishushanyo. Ariyo mpamvu natwe duhagurukije kugira ngo twongere tukivugeho mu buryo bwimbitse. Noneho ariyo mpamvu twinjiye noneho kwigiza inyigisho twitonze. Reka tubereke rero, ubu rero tugiye kwinjira sasa mu ntego yatumye twinjira mu gusobanura izina nyamaswa. Tugiye kwiga igishushanyo kivugwa mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 14, cyaremwe cyangwa se cyabayeho bisabwe kandi bitewe inkunga mu mizo ya mbere n'iriya nyamaswa izamuka iva mu butaka twabonye, ifite amahembe 2 asa nkaho ari ay'umwana w'intama, ariko ikaba ivuga nk'ikiyoka. Nkuko twari tumaze kubereka ko ari ibihugu 2 biyoboye isi byigenga byose, ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza.
akaba ariyo nyamaswa nyine izamuka iva mu butaka. Nkuko twababwiye ubushize ko hari ibintu 7 bagomba gukora. Mu bintu 7 rero icya gatanu nuko basabye ko haremwa igishushanyo gihagarariye buriya butegetsi twabonye 7 bwabayeho, bwari busigaranye umutwe umwe ari bo nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, ngo icyo gishushanyo cyiza kibuhagararire n'ubwo butakiriho. Rero iki gishushanyo cyaremwe bitewe inkunga kandi bishyigikiwe cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Iki gishushanyo rero ni ikihe? Reka tumanze dusome uwo murongo kugira ngo buri wese abashe kumva ibyahishuriwe hano igice cya 13 umurongo wa 14. Haravuze ngo iyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya nyamaswa ariko komerekejwe n'inkota ikabaho. 15 ihabwa gw'icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Iki gishushanyo cyabayeho ryari? Iki gishushanyo ni ikihe? Tubonye ko iyi nyamaswa yazamukaga iva mu butaka, nkuko twabonye ko ari uriya mutwe wa 7 uboneka kuri iriya mitwe 7 iriya nyamaswa izamuka iva mu nyanja, ari bo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Nkuko twabonye ko bashushanya ari amahembe 2 ari kuri iyo nyamaswa, nibo basabye ko habaho igishushanyo gihagarariye buriya butegetsi, buriya bwami bwabayeho, ariko mu gihe cyabo bukaba bwasaga nkaho bumaze gusibangana ubwo bari bashoje intambara ya mbere y'isi yose, dore kandi nabo bagaragaye bayitsinze Amerika n'Ubwongereza, bamaze kurwanya umwami w'abami witwa Tsa w'Uburusiya, bamaze kumuhirika. Intambara ubwo yari irangiye mu 1918, haciyemo imyaka 2 irangiye nibwo uyu mutwe wa 7 ariyo nyamaswa izamuka iva mu butaka ifite amahembe 2. Ayo mahembe 2 rimwe rikaba ari Ubwongereza, irindi rikaba Amerika. Kuba basa nkaho ari abana b'intama cyangwa ayo mahembe asa nkaho ari ay'umwana w'intama akaba ari ibyiza bakora, kuba bavuga nk'ikiyoka akaba ari ibibi bakora. Nibo basabye rero ko habaho igishushanyo gihagarariye buriya butegetsi bwari bwarabayeho ariko bukaba butari bukiriho. Icyo gishushanyo rero cyabayeho ryari? Iki gishushanyo ni ikihe? Ngo bamaze kandi kukirema kibayeho, ni nabo bagihaye umwuka ngo gihumeke kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Uyu mwuka nawo turawureba bagihaye. Ubwo uri kuvuga ngo ntago cyari kikiri igishushanyo, ubwo nacyo cyahindutse inyamaswa, kirakora, kigira muvoma. Iki gishushanyo kikaba gifite movement muri iyi si. Iki gishushanyo kikaba cyarabayeho kuva ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere 1920. Icyo gishushanyo kikaba ari ikihe rero? Icyo gishushanyo ni umuryango wabayeho bisabwe kandi bishyigikiwe bitewe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Ni nabo bashyizemo inkunga ya mbere, n'uyu munsi bagishyiramo inkunga ya mbere kandi nyinshi. Kikaba cyarabaye cyitwa umuryango w'ubumwe bw'amahanga, cyangwa se mu magambo ahinnye mu ndimi z'amahanga SDN. Uyu muryango watangiye utangizwa n'ibihugu bigeze muri 63, kandi nabyo byagiye bigenda bivamo urusorongo, kimwe n'Uburusiya bwavuyemo finally ubwo umutegetsi w'igitugu Hitler w'Umudage yashozaga intambara ya kabiri isi yose muri 1939. Uyu muryango watangiye uvuga ko ari umuryango ugiye kubungabunga amahoro n'umutekano mu isi, kugeza ubwo amadini yawitiririye icyitiriro cy'ubwami bw'Imana mu isi. Aho nidutangira kwigisha uburyo Yohana yabonye maraya yicaye hejuru y'inyamaswa ariyo madini, kugeza ubwo ni inyamaswa yagaragayeho amazina menshi yo gutuka Imana, nibwo tuzinjira tubereka uburyo amadini yatumye uyu muryango imbere y'Imana uhinduka igitutsi kandi ukagaragarwaho n'amazina yo gutuka Imana bitewe n'amadini yawirunzeho.
uyu muryango nuko twatububwiye watangiye witwa umuryango umwe bw'amahanga SDN, ukaba warugizwe n'ibihugu 63 byagiye biwubamo. Hanyuma intego wari ufite no kubungabunga amahoro n'umutekano mu isi. Ariko nkuko twababwiye nuko amahoro ntabwo umuryango w'abibumbye cyangwa se umuryango w'amahanga nkuko wabayeho wigeze usohoza uyu mugambi, kuko barabyitirira amahoro azatangwa n'Imana. Yesu niwe wenyine mahoro yacu, ni utanga amahoro. Mu gihe mu isi hakiriho ubwikunde n'imivurungano n'ubwicanyi n'inzangano, ntabwo amahoro azigera aba mu isi. Mu gihe abari mu isi batari bizera Yesu ngo bave muri kamere ya Adamu, bakire kamere ya Adamu wa nyuma ari we Yesu Kristo, muri kamere muntu ntabwo ashobora kuvamo ubugome. Umuhanuzi Yesaya ibice 57:20 yaravuze ngo nta mahoro y'umunyabyaha niko Imana yanjye ivuga. Nubwo wakwiyorobeka ute ariko ukaba utizera Yesu kugira ngo agukize urubori rwo muri Adamu, iriya kamere y'icyaha, abashe kuyisinziriza itongera kubyuka, ntabwo amahoro azigira aza mu isi. Rero umuryango mu bw'amahanga washinzwe ari kiringiro cy'amahoro n'umutekano, ariko ntabwo bigeze basohoza intego bari bafite, kuko amahoro azazanwa n'ubwami bw'Imana gusa igihe Yesu azaba azanye ubwami bwe mu isi. Hanyuma rero uyu muryango wagiyeho wiyemeje kubungabunga amahoro n'umutekano, ariko kubera ko amahoro azatangwa n'Imana ntabwo ibyo wiyemeje babigezeho, ahubwo bigeze muri 39 Hitler w'Umudage, utegetsi w'umugome washatse kwigarura isi yose, nibwo yashoze intambara ya kabiri y'isi yose. Hanyuma bigeze muri 42 uyu muryango ibyawo bisa nkaho birangiye, ukaba wararigise kuzimu mu buryo bwo gutongera gutegeka. Utirene ni gute watangiye ari igishushanyo, hanyuma iriya nyamaswa ari bwo butegetsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza ngo bawuhaye umwuka ngo uhumeke. Ese umwuka bawuhaye ni umwuka umeze uti? Wari igishushanyo cyabura butegetsi bwabayeho. Impamvu ari igishushanyo cyabura butegetsi nuko benshi mu bawushinze ari bamwe mu bagiye bayobora ubwo butegetsi. None nuwe mwuka bahaye uyu muryango ukabaho, ukagira muvoma, ugakora. Umwuka bawuhaye n'ubushobozi n'ubudahangarwa wahawe kugeza ubwo bemera kubayobora kandi ari nabo bawushinze. Urugero, nk'iyo twitegereje uyu munsi tubona nka UN ikora nk'aho ari leta yigenga mu isi. N'umuryango mu bw'amahanga utangira no kwa rumeze, bafashe ubushobozi bwabo bari bafite bw'ibihugu barabwiyambura, babuha uwo muryango, bituma nk'aho ari wo noneho uyoboye isi. Uko niko guhabwa umwuka ngo uhumeke, utangira gukora, urabayobora. Icya kabiri, kwicisha abatawuramya, nuko ibyo uyu muryango wemeje utegetse iyo bidashyizwe mu bikorwa n'ibihugu, ibyo bihugu bifatirwa mbarigo. Ugasanga bahagaritse inkunga byaterwaga cyane nk'ibihugu bikiri mu nzira z'amajyambere byo muri Afurika, inkunga zigahagarikwa. Ugasanga na bamwe mu bayobozi bayoboye ibyo bihugu barabizize kubera ko batubahirije ibyo babasabye. Nguko uwo muryango wahawe mu kugahumeka kandi ukicisha batawuramya bose. Uzasanga ari na bimwe bategeka bishobora kugira ingaruka ku bugingo bw'abantu bakaba barimbuka. Nukuvuga ngo hano tubonye ko ni igishushanyo, ariko noneho kikaba cyararenze kuba igishushanyo bitewe na buriya budahangarwa bagihaye. None se iki gishushanyo ari cyo muryango umwe bw'amahanga SDN, tubonye ko intego cyiyemeje mu kubungabunga amahoro n'umutekano mu isi, ibyizo ntego byarangiranye n'intambara kabiri isi yose. Ukuvuga ngo muri 42 uyu muryango tubonye ko wari wararigise kuzimu mu buryo butongera kuyobora. Akaba ariyo mpamvu noneho tugiye gusoma amagambo akomeye rero agaragaza ubuhanuzi neza bwumvikana uburyo uyu muryango watangira igishushanyo ugahabwa umwuka
ukabaho. Ni igishushanyo cya buriya butegetsi burindwi, bivuga ngo nacyo gifite imitwe 7 n'amahembe 10. Ntabwo ari kiriya gishushanyo tubona hariya ku biro bikuru by'umuryango w'abibumbye bashyizeho gifite amababa nk'ay'ikizu kikaba giteye nk'injangwe. Aya ahubwo uburyo Imana igaragaza uyu muryango w'ubumwe bw'amahanga n'umuryango w'abibumbye ni igishushanyo cya buriya butegetsi burindwi bwabayeho buriho n'amahembe 10. Bivuga ngo rero ni inyamaswa y'amahembe 10 n'imitwe 7. Ntabwo ari inyamaswa imeze nk'ipusi ifite amababa. Bano uburyo gushaka kujijisha abatuye isi no kujijisha abakristo cyangwa se abizera bari ku isi bamaze guhishurirwa ubuhanuzi. Iyo tugiye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 17 tugiye gusoma duhere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11 kugira ngo turebe uburyo watangiye ari umuryango umwe bw'amahanga ugizwe n'ibihugu 33 ukaza kurigita ikuzimu muri 42 mu buryo bwo kutongera gukora uko intambara yari igezaho noneho bikomeye. Iby'amahoro n'umutekano byari byararangiye, ubu rarigisi kuzimu mu buryo bwo kutongera gutegeka. Hanyuma turebe uburyo waje kuzamuka cyangwa iyo nyamaswa yaje kuzamuka ivi kuzimu noneho ngo ijya kurimbuka. Reka dusome twumve. Haravuze ngo haza umwe wo muri bamarayika 7 arambwira ati ngwino nkwereke iteka marayika ukomeye azacerwaho yicara ku mazi menshi. Niwe abami bo mw'isi basambanaga nawe, abari mw'isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni kumenya n'abamaraya kandi nyirabizira byose byo mu isi. Mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Mubonye ndatangara cyane. Marayika arambaza ati niki kigutangaje? Reka nkumenere ibanga ry'uriya mugore n'iry'inyamaswa imuhetse ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Ahangaha ubyumve neza. Marayika agiye gutangira gusobanura iriya nyamaswa neza mu buryo bwumvikana. Iyo nyamaswa ubonye yahozeho nyamara kandi nikiriho kandi igiye kuzamuka ivi kuzimu ijye kurimbuka. Ahantu ngo iyo nyamaswa ubonye yahozeho mu buryo bw'umuryango ubumwe bw'amahanga SDN igihe washingwaga, ngo nyamara kandi ntikiriho. Kubitakiriho ubuhanuzi busohora mu gihe uyu muryango wari gitaga ikuzimu muri 42 mu buryo bwo kutongera gutegeka. Ubw'intambara ya kabiri isi yose yari igezaho rukomeye. Iby'uyu muryango byari birangiye umaze kurigita ikuzimu mu buryo bwo kutongera gutegeka. Ubwo ndavuga umuryango ubumwe bw'amahanga SDN. Kandi igiye kuzamuka ivi kuzimu ijye kurimbuka. Kuzamuka ivi kuzimu ikajya kurimbuka ni mu buryo bw'umuryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye watangiye ryari, washinzwe ryari? Ngira ngo amateka agaragaza ko ni ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu 1945 nibwo uyu muryango w'abibumbye watangiye UN. Uyu muryango w'abibumbye rero niyo ya nyamaswa yongeye kuzamuka ivi kuzimu ijya kurimbuka. Ariko noneho iza ari inyamaswa nyanyamaswa, ntabwo ikiri igishushanyo. Impamvu utakiri igishushanyo nuko iriya nyamaswa uzamuka iva mu butaka yawuhaye umwuka ngo uhumeke kandi wicisha abataburamya bose. Urumva yabaye inyamaswa nyanyamaswa noneho ihagarariye bwa butegetsi burirwe bwabayeho ariko bukaba butakiriho. Nukuvuga ngo nubwo budahari ariko hari umuryango buhagarariye kuko abawurimo mu bamwe bagiye bayobora izo za leta. Noneho izamutse ari inyamaswa itukura, maraya ayicaye hejuru, kandi iyo nyamaswa ngo yuzuye amazina yo gutuka Imana, ikagira imitwe 7 n'amahembe 10. Impamvu nyine ni cya gishushanyo cya bwa butegetsi, niyo mpamvu hagaragaye imitwe 7 n'amahembe 10, ariko ikabihawe umwuka ikaba inyamaswa nyanyamaswa, ntabwo kikiri igishushanyo.
uyu muryango rero w'abibumbye ni wo wa muryango umwe bw'amahanga wari warigise ikuzimu mu buryo gutongera gutegeka, wongera kuzamuka uva ikuzimu ujya kurimbuka mu buryo bw'umuryango w'abibumbye watangiranye n'ibihugu 160. ubu uyu munsi umuryango w'abibumbye umaze kugera mu bihugu 190. urumva hafi isi yose igiye kwibumbira mu muryango w'abibumbye. Ndeja wahagurukanye za ntego ebyiri, umuryango umwe bw'amahanga SDN watangiranye kubungabunga amahoro n'umutekano mu isi, ariko wiha izindi nshingano n'izindi ntego nyinshi zirenze iz'umuryango wa mbere wari wariyemeje. Noneho umurongo wa 8 haratubwiye ngo iyi nyamaswa ubonye yahozeho nyamara ntikiriho kandi igiye kuzamuka ivi kuzimu ijye kurimbuka. Abari mu isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi bazatangara babonye iyo nyamaswa yahozeho ikaba itakiriho kandi ikazongera kubaho. Ni abari mu isi batanditswe mu gitabo cy'ubugingo, mu yandi magambo ni abatizera, kuko abizera bo bize ubuhanuzi neza ntabwo bigeze batangazwa n'umuryango w'abibumbye ko ubayeho, kuko tuzabereka igituma uyu muryango wabaye igitangaza mu isi. Abantu batangajwe n'uburyo uhagurutse ndetse banatangazwa n'intego wihaye zirenze iz'uwa mbere, ariko abana b'Imana bo ntibyabatangaje ubwo babonye ko ari ubuhanuzi busohoye. Niyo mpamvu bavuze ngo abari mu isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo bazatangara babonye iyo nyamaswa yahozeho kandi ikaba itakiriho ariko ikazongera kubaho. Ibi nabyo tuzabyiga twitonze, tuzinjiramo. Hanyuma umurongo wa 9 marayika atabwira Yohana ati cyitonderwa rero, aha niho akwiriye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicaraho, kandi niyo bami 7. 5 baraguye, umwe ariho undi ntaraza, kandi naza azaba akwiriye kumara igihe gito. Ibi twarabyizi. Ya nyamaswa yari ikaba itakiriho iyo ubwayo ni uwa 8, nyamara kandi n'umwe muri babandi 7 kandi arajya kurimbuka. Ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutekikira hamwe na nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Wone reka ndekeraho subira ku murongo wa 11. Ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho iyo ubwayo ni uwa 8, nyamara kandi n'umwe muri babandi 7 kandi arajya kurimbuka. Ni ukuvuga ngo iyi nyamaswa yatangiye igishushanyo cyitwa umuryango umwe bw'amahanga SDN, iza guhinduka inyamaswa kubera ko yahawe ububasha n'ubushobozi na biriya bihugu byawushinze, ariko guhabwa umwuka ngo uhumeke kandi wicisha abataburamya bose. Uza kurigita ikuzimu mu buryo bwo gutongera gutegeka hagati ya 40 na 42 bw'intambara ya kabiri isi yose yari irimbanije. Uza kuzamuka ivi kuzimu mu buryo bw'umuryango w'abibumbye ari inyamaswa itukura, maraya yicaye hejuru, yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Ariko kandi birika bivuze ngo nubwo yazamutse ivi kuzimu igiye kurimbuka, kuvuga ngo uyu muryango uri kugenda ujya kurimbuka. Kubera iki? Hari ibintu byinshi uzasanga bakora biza bidahesha Imana icyubahiro, ahubwo bigaruka ku nyungu zabo, ku buryo bashobora no kwemera ko abantu bahura n'ibibazo bitandukanye ariko baharanira inyungu zabo. Rero uyu muryango urajya kurimbuka kuko ntabwo uri kwemera kumvira Imana. Abawugize ntabwo bemera gukora ibyo Imana ishaka, niyo mpamvu bari kugenda bajya kurimbuka. Noneho umurongo wa 11 mwumve kuntu havuze ariho ngiye gusoreza. Haravuze ngo ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho iyo ubwayo ni umwami wa 8, nyamara kandi ni umwe muri babandi 7 kandi arajya kurimbuka. Uti gute rero? Iyi nyamaswa batubwiye ko ari umwami wa 8, nyamara akaba ari umwe muri babandi 7. Iki ni igisobanuro cyumvikana cyane rwose, umva kigaragara. Ni umwami wa 8 akaba umwe muri babandi 7, kuko umuryango w'abibumbye cyangwa umuryango umwe bw'amahanga utangira, abawushinze, abawutangije n'abawibumbiyemo bakawujyamo
ni bamwe mu bayobozi bagiye bayobora ziriya leta twabonye ari bo Misiri, Syria, Iraq, Iran, Greek, Roma na Amerika n'Ubwongereza. Reka tuvuge ko wenda abami batari bakiriho, ariko bamwe mu bayobozi bagiye bayobora muri izo leta bibumbiye hamwe muri uwo muryango. Bivuga ngo nubwo ubwo butegetsi butagifite power mu isi, ariko uyu muryango bashinze uratuma bamera nkaho n'ubundi bakiyoboye isi. Kuko uyu muryango uyobora isi yose. Umuryango w'abibumbye ngira ngo murabizi ni uyoboye isi. Urumva ko abantu nubwo batakiyoboye za leta, ariko bari mu muryango w'abibumbye kandi bari gukurikirana ibibera ku isi, bayoboye isi. Impamvu rero wiswe umwami wa munani nyamara kandi n'umwe muri babandi barindwi, nuko nyine bawushinze ari bamwe mu bagiye bayobora ziriya leta. Mu by'ukuri umuryango w'abibumbye uyobora nk'aho ari undi mutwe wa munani kuri iriya nyamaswa, kandi biragaragaje ko ari imitwe irindwi yonyine nyuma y'uwa karindwi Yesu akagaruka. Ariko noneho uyu muryango uza asa nk'aho ari umutwe wa munani cyangwa se umwami wa munani. Ariko kuko Bibiliya isobanura neza ibintu mu buryo bwa nyabwo, bahise bavuga ngo nyamara kandi n'umwe muri babandi barindwi, ukandi arajya kurimbuka. Aha twari turi kubaha igisobanuro cya kiriya gishushanyo tubona hariya ku biro bikuru by'umuryango w'abibumbye hariya bikora New York muri Amerika, baherutse kuhashyira, gifite amababa nk'ay'ikizu, kikaba kiri mu bwoko bw'umuryango w'injangwe nini, kikaba cyitwa ririya zina twababwiye ngo ni umurinzi w'amahoro n'umutekano mu isi yose. Bivuge ngo nibo bashatse kwigaragaza nka kiriya gishushanyo, ariko ni uburyo bwo kujijisha uburyo Imana ibagaragaza muri Bibiliya bitandukanye n'uko bigaragaje muri kiriya gishushanyo. Muri Bibiliya batweretse ko ni inyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 10 n'amahembe 7. Watangiye ari igishushanyo, uza guhinduka inyamaswa ko biriya bihugu byawushinze byawuhaye imbaraga n'ububasha bwabyo ngo ugaruke ubiyobore. Twashaka kubabwira rero ngo ubu n'ubuhanuzi bwumvikana, abadukurikiye bene data abera mwese muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, mwumva ubuhanuzi neza. Ntago kiriya gishushanyo kibagaragaza uko bigaragaje muri kiriya gishushanyo siko Bibiliya ibagaragaza, ahubwo Bibiliya ibagaragaje nk'inyamaswa ifite amahembe 10 n'imitwe 7, kandi ikaba yuzuye amazina yo gutuka Imana, kandi ikaba kujya kurimbuka. Yewe no mu bice 19 by'ibyahishuriye Yohana batwereka iherezo rya buriya butegetsi, ubwo Yesu azaba agarukanye n'itorero rye, aje kwima ingoma y'imyaka 1000 mu isi, kandi akazabanza kurwana intambara yitwa intambara ya Harimagedoni. Iyo ntambara ikaba izaba irimo nyine uriya muryango uzaba wahuruye uri kurwanya Isiraheli ndetse n'abo bami bawurimo. Hanyuma ikintu Yesu azawukorera tugisanga hano mu bice 19 by'ibyahishuwe umurongo wa 19 no 20, hatubwira ngo nuko mbona ya nyamaswa n'abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya nyamaswa n'abaramyishanyo cyayo, n'abafatanwa nayo bombi bajugunywa mu nyanja y'akumuro n'amazuku ari bazima. Ngiri herezo ry'iriya nyamaswa izamuka iva mu nyanja, nubwo atari yo nyayo ari igishushanyo kihagarariye, ari wo muryango w'abibumbye. Nukuvuga ntabwo bazigera basohoza iby'Imana ishaka. Tuzagaruka tubereka noneho uburyo Imana yagaragaje ngo wuzuye amazina yo gutuka Imana, bigizwemo uruhare n'amadini yawisunze, kugeza ubwo bawuhaye icyitiriro cy'uko ari ukwiyerekana ku bwami bwa Kristo muri iyi si. Ubwami bwa Kristo buzarangwa no gukiranuka, nta bugome buzabamo,
nta bwicanyi, nta bugambanyi, buzaba ari ubwami bw'amahoro bwuzuye umutekano n'imbabazi. Ariko amadini yitiriye uyu muryango w'abibumbye n'umuryango w'ubumwe bw'amahanga wawubanjirije ko ari icyitiriro cyo kwiyerekana ku bwami bwa Kristo muri iyi si. Niyo mpamvu wihaye intego rero zikomeye, harimo kubungabunga amahoro. Icya kabiri n'umutekano. Reka mvuga akantu, amahoro ntazigera aboneka mu isi, icyakoze umutekano ushobora kuboneka, ariko nawo ni uw'igihe gito. Amahoro atangwa n'Imana gusa kubizera umwana wa Yesu Kristo. Ushobora kugira umutekano ariko nta mahoro ufite, kimwe nuko ushobora kugira amahoro ariko nta mutekano ufite. Amahoro aruta umutekano, ariko umutekano nturuta amahoro. Ibihugu hirya no hino ku isi, uko tubibona ku isi, turi kubibonamo imitekano, ariko abaturage babirimo nta mahoro benshi bafite, kuko amahoro aturuka mu kwizera Yesu Kristo gusa. Nyamara hari amahoro nubwo nta mutekano waba uhari, icyo kiba ari ikintu gikomeye, nubwo n'umutekano tuwukeneye hirya no hino ku isi, kandi Imana nikomeza ubuduhe mu bihugu byacu. Ariko igikwiriye cyane nuko tugira amahoro. Amahoro azana umutekano, ariko umutekano ntiwazana amahoro. Bene data mudukurikiye muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, abanyarwanda bumva u Rwanda n'andi moko ashamikiye kuri urwo rurimi, nk'uko Pastor Musajya bivuga mu rusobanukiwe neza ikinyarwanda, mutwumve neza. Amahoro azana umutekano, ariko umutekano ntiwazana amahoro. Mureke duharanire kugira amahoro biturutse mu kwizera Yesu Kristo. Niba unkurikiye, twagusaba ko wahungira muri Yesu gusa ukizera, kuko mu isi ho ntabwo amahoro azigera abaho, ariko ubwami bwa Kristo buzazana amahoro. Mu isi nk'uko twabivuze, ibihugu biracura ibitwaro bya kirimbuzi birushanwa buri munsi, ibihugu birarebana y'ingwe. Mu isi umuntu umwe kuri batanu ni umukene nyakujya. Abantu bose bashonje ku isi bashobora kugaburirwa igihe kingana n'umwaka, kandi bakarya bagahaga, hakoreshejwe amafaranga ibihugu bitanga mu kugura intwaro mu gihe cy'iminsi 2. Ibihugu birahiganwa mu ntwaro, ibihugu biri kwibikaho intwaro za kirimbuzi, kandi abantu barashonje. Abantu bahuye n'akaga gakomeye mu buzima, indwara zanga gukira, bamwe babuze ubushobozi bwo kwivuza, ariko ibihugu birushanwa mu guhiganwa mu ntwaro. Turasoza tubwira abantu ngo nimwirukanyire mu Yesu, niho honyine hari ubuhungiro. Abamwizera namwe mugume mwe kuvamo, kuri honyine hari agakiza kandi hari amahoro. Ngaho nguko dushoje tubereka kiriya gishushanyo bakoze ko nta hantu gihure n'icy'ubuhanuzi wagaragaraho, kandi bari kugenda bihuta bajya kurimbuka, ko ntibazigera basohoza iby'Imana ishaka. Twababwira ngo rero abahunga nimuhunge mushake Yesu, hanyuma Imana ibahe umugisha. Tuzakurikizaho noneho rero twerekana ukuntu maraya, umuryango w'amahanga ukivuka, maraya yasa wicara hejuru, amadini yawicaye hejuru, ndetse n'umuryango wawe mukimara kuvuka amahanga nanone amadini akawicara hejuru. Ariyo mpamvu turiba tubwira abantu ngo yemwe nimusoke muri Babuloni. Ubu ni ubuhanuzi bukomeye Imana iri kuburira abantu. Mugira amahoro y'Imana. Reka dusenge. Turagushimiye mwami w'ijuru n'isi kubwo ijambo ryawe ryiza utugejejeho. Fasha abantu bose bakurikiye iki cyigisho kugira ngo barusheho gusobanukirwa ndetse no kumenya ububwiro bwawe wahishuriye mu ijambo ryawe, kandi bemere guca bugufi ndetse batitwaje ubwenge n'ubuhanga bw'iyi si, ahubwo bumve icyo uvuze aricyo kibakiza. Kuko ijambo ryatubwira ngo kuko ubw'Imana yategetse kabisi badashwe kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, abo wishimiye gukirisha abakwizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Niyo mpamvu abantu bagushakira mu bwenge bw'isi n'ibyo abateoloji abanditse batakubona, ariko yuzanye ubupfu bw'ibibwirizwa buradukiza. Fasha buri wese kumva rero ubu buhanuzi dusobanuye, kugira ngo arusheho kukumenya no gusobanukirwa, kandi abone amahoro aturuka kuri wowe. Turagushimiye ko mfishe gusenga
tubyamaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ubundi ikiganiro igihe cyanjye nakagaruka. Mugire ibihe byiza. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi